u Rwanda ni rwitegura intambara kubera yuko byanga byakunda ibikozwe n'umwe mu banzi bakomeye b'u Rwanda. Biragaragaza yuko mu gihe aba basirikare ba kino gihugu baramuka bakojeje ibirenge byabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibintu bishobora kutazagenda neza n'aka na gato. Ni kimwe mu bihugu bicumbikiye abagiye bagerageza gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'u Rwanda. Barabizi neza yuko rero mu gihe aba basirikare babo bagera ku butaka bwa Congo bashaka kurasa kuri M23 ndetse bakanabikora wenda bagatsinda, ibingibi bizahita bihereza icyuho umutwe wa FDLR. Ni umutwe wigambye wanagerageje kenshi kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, gusa kugeza amagingo ya byaragoranye. Bimwe mu bitero byagiye bigabwa hari ababyagiye bihitana, ariko bagiye basubizwa mu maguru mashya ku buryo nta bintu bikomeye cyane bigeze bakora ku butaka bw'u Rwanda. None rero mu gihe kino gihugu cyaba umugambi wacyo kimaze kuwunoza neza, gishishikajwe no gukomeza kubarasa abasirikari bacyo ku butaka bwa Congo mu rwego rwo kugira ngo bagabe ibitero bikomeye kuri M23, umutwe wiganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi barwanira uburenganzira bwabo ku butaka bwa Congo. Ibingibi abantu bari kubicungira hafi, bavuga yuko bitakorohera u Rwanda n'aka na gato kubijyanye no gukomeza kwicungira ubusugire bw'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bimeze gute? Tugiye kwinjira muri byinshi biri kuvuga ku bijyanye no kohereza ingabo za SADC hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ingabo zirangajwe imbere n'abasirikari b'Afurika y'Epfo, igihugu kitajya imbizi n'u Rwanda. Murabizi neza yuko gicumbikiye bamwe mu bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, mu bacura imigambi mibisha mitindi igomba gukorerwa bamwe mu bayobozi b'u Rwanda. Ibintu bimeze gute? Ngaho nyemerera twinjire muri iyi dosiye neza rwagati, akantu kandi turebe uko byaba bimeze. Turebe icyakora ku ruhande rw'u Rwanda. Abayobozi batandukanye yewe harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibyo kwitegura intambara rwose ibingibi ni umugani kuko byakozwe kera mu myaka itambutse. Bati ikiba gisigaye nuko wayidushozaho nyine ari ukurwanwa cyangwa se ari ukuyisangamo nyine, ubwo ibyo yifuza mu ntambara byose akabihabwa. Reka duhere ahangaha ibikubiye muri iyi nkuru ndetse n'ibitekerezo bwite byanditse, yasohowe bwa mbere mu Gifaransa n'Icyongereza, isohokera kuri Kivu Press Agency. Page ya mbere itangira igira iti si twe twenyine twatunguwe no kumva yuko SADC igiye kohereza ingabo gukemura ikibazo cyo mu ntara ya Kivu y'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni bake batekereza yuko Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ashobora kugera ahangaha nyuma yo kugerageza guha Loni n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba USARF ngo bimufashe kurwanya umutwe wa M23. Nibikunde ubu noneho SADC yemeye kumurwanirira cyangwa se yemeye kohereza abakomando bayo ku butaka bwa Congo. Bamwe mu bagerageza gukurikiranira ibibazo kure bari kwibwira yuko ibintu byaba bigiye kumera nk'ibyabaye muri 2013 ubwo ingabo za Tanzania ndetse n'iza Afurika y'Epfo zameneshaga ingabo za M23, icyo gihe bakaza guhita bahungira muri Uganda. Nabwo M23 yigeze ihangana nabo, icyo gihe yahise isubira inyuma. Icyakora kuri iyi nshuro amazi ntagiri yayandi n'aka na gato, M23 ntizongera gusubira inyuma. Ingabo za SADC nizihabwa inshingano zo kurwanya M23, uyu mutwe uzahita ubafata nk'abanzi bawurwanya. Ikizahita gikorwa namwe muracyumva mu biganiro bimaze igihe biba bigemije gushakira amahoro akarere. Umuzinyawo w'ikibazo cya M23 ntujya ukomozwaho n'aka na gato, ntihajya havugwa impamvu uwo mutwe ibyo wemerewe muri 2013 bitashyizwe mu bikorwa. Izi nyeshyamba kandi zemeye kuva mu duce zari zarafashe hajyamo ingabo za USARF, ariko aho bigeze bisa nkaho ibi byose byateshejwe agaciro cyangwa se nta kintu na gito gifite igisobanuro kigeze kigaragara hano ku butaka bwa Congo. Nabwo ibya SADC yemerewe mbere yo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biramenyekana n'aka na gato, ariko icyaba cyose gusinya amasezerano mashya ni nko gukomeza gushimashima ikibyimba kiri hafi guturika. Isaha n'isaha dushobora kumva ibishashi by'amasasu atarigeze yumvikana ku butaka bwa Congo biri kugenda bizenguruka hejuru y'amashyamba ya za Lubumbashi, Masisi, Kitanga ndetse n'aho hafi Igoma, hafi y'u Rwanda neza neza. Nta muntu wakwihandagaza ngo avuge yuko azi uko ibi bintu bizagenda, ariko muri iyi nkuru twagerageje guhina twerekana ibintu bishoboka mu gihe ingabo za SADC zaba zoherejwe cyangwa se zaba zimaze gukoza ibirenge byazo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, zinjiranye n'ibisasu, ibitwaro bya karundura ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho bya gisirikare zije kurasa kuri M23. Ubwo amakuru y'uko SADC izohereza ingabo zo kurwanya M23 yamenyekanaga, hari utangaje yuko yahise avugana n'abantu biwe baba muri M23, abo muri guverinoma y'u Rwanda na Uganda, abakora
ukomoka mu muryango wa EACRF cyangwa se wa East African Community, hari umwe mu bayobozi b'u Rwanda bavuze ati aya masezerano mashya arerekana yuko Tshisekedi atarajwe ishinga no gushaka amahoro. Ntabwo nzatungurwa Sadek nitera M23. Undi muri M23 we yagize ati ntabwo tuzava mu birindiro byacu ngo izo ngabo zibigemo, nibibeshya bakaturasaho tuzahangana rwose byanga byakunda. Baze biteguye kuzatakaza benshi kandi amahirwe nuko muri Kivu bazasiga urwibutso rubi cyane rwose rutigeze rubabaho mu buzima bwabo. Itandukaniro hagati y'ubu ndetse na 2013 nuko ntawe uzongera kutubwira kumanika amaboko ngo tubyemere. Twarabeshywe bihagije kuri iyi nshuro, rero ntituzongera kubyemera ukundi. Atwize amasomo menshi cyane, twiteguye gupfira icyo turwanira. Noneho iri jambo ryateye ubwoba abantu benshi cyane, bati amaraso yacu ubushize twayirwanyeho cyangwa se twayararinze turahunga, dusubira inyuma rwose tumanitse amaboko nyuma yo kumva ibyo bari batubeshye. Kuri iyi nshuro rero twiteguye gupfa kandi tugapfira icyo turasanira kugeza kibonetse cyangwa se umwuka wa nyuma wacu uhasigaye. Umwe mu basirikari ba East African Community uri i Goma yagize ati twamaze kubona yuko guverinoma ya Kinshasa iby'amahoro ntacyo bibwiye na gato. Ubwo bari bamaze kubona yuko tutagenzwa no kurwanya M23, batangiye kudusebya no kutugaragaza nabi cyane nkaho ntacyo na gito tumaze. Aya masezerano basinye na Sadek ni icyerekana yuko batesheje agaciro ibyemejwe i Rwanda ndetse na Nairobi. Ntabwo mu nshingano zacu hari harimo kurwana, bivuze yuko twe gukorana nabo bidashoboka. Ikiganiro nuko ibintu bigiye kuba bibi cyane kurushaho, bibiye kuruta uko mwese mwari mubyiteze. No muri Uganda abaho batubwiye nk'ibi ngibi, mu gihe Sadek izaba itegura ingabo, abayobozi bayo ahari bazaba bazenguruka mu karere basobanurira bagenzi babo impamvu y'uwo mwanzuro bafashe cyangwa se w'iki cyemezo bafashe. Gusa ikigaragara nuko bigoye ngo abanyapolitike bazahura bemeze ibyo bababwira. Tshisekedi nyotewe no gutangiza ubufatanye vuba cyane bishoboka, aherutse kubwira itangazamakuru yuko ashaka ko ingabo za EACRF ziba zavuye ku butaka bwe bitarenze ukwezi kumwe rwose zahambiriye zasubiye iwabo, ndetse yongeraho yuko uretse ingabo z'u Burundi abandi bari gukorana na M23. Tshisekedi arashaka intambara na M23 kugira ngo bizavamo azabyifashishe yiyamamariza manda ya kabiri mu mpera z'uyu mwaka. Nabigiraho kandi azahita asibanganya icyasha kimuriho cyo gukorana na FDLR, umutwe wamaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kuri iyi si. Byashoboka yuko ikarita ari gukinisha iri kumuhira uyu munsi, ariko yibagiza yuko ubahanganye nawe afite izindi karita rwose nawe ari kugenda acanga kandi ziturufu zikomeye cyane. Naramuka abashije kumvisha ingabo za Loni MONUSCO zikamujya inyuma, intego z'uno mutwe usanzwe warananiwe noneho zizarushaho kugaragara muri aka karere rwose byanga byakunda. Afurika y'Epfo na Angola byo byashutse Namibia ngo ibe ariyo izayobora izi ngabo za Sadek. By'umwihariko Afurika y'Epfo niyo yumvishije ibindi bihugu ngo byemere gusinya, mu gihe Angola yo imaze igihe iri mu macenga. Ku ruhande rumwe Angola yashyigikiye yuko ingabo za EACRF zoherezwa guhosha imvururu muri Kivu, ariko ku rundi ruhande bari bafite ibindi bishakira rwose cyangwa se bateganya. Angola imaze igihe iri gutegura na Congo aho kuzashyira abarwanyi ba M23 mu ntara ya Maniema, byose bigakorwa nta ruhare M23 yabigezemo. U Rwanda rwari rwabafashije kugera ku bayobozi ba M23, ariko kuri iyi nshuro Angola ishobora kugorwa no kongera kuvugana na M23. Afurika y'Epfo irishakira uburyo bwo kwerekana yuko ari igihugu gikomeye muri Afurika nyuma yaho ingabo zayo zinaniwe kwirukana imitwe y'iterabwoba muri Mozambique. Ni kenshi ingabo z'u Rwanda cyangwa se Rwanda Defense Force zagiye zibatabara bari bafashe amatekwa cyangwa se ubuzima bwabo bwari buri mu kaga. Icyakora u Rwanda na Afurika y'Epfo bimaze igihe birebana nabi cyane, by'umwihariko kubera uburyo icyo gihugu gicumbikiye benshi mu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko nari nabikubwiye haruguru, ndetse no kuba Afurika y'Epfo ari kumva uburyo u Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo muri Afurika. Uburyo rero bwo kohereza ingabo muri
muri Kivu ni nko kwihimura cyangwa se kuyereka yuko rwose batishimiye ibyo u Rwanda rugenda rukora. Ukohereza ingabo kwa SADC kandi kuri Angola ni ubundi bugambanyi iki gihugu gikoreye abavuga ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwa mbere mu ntambara ya kabiri ya Kongo, Dos Santos wayoboraga Angola yabeshye u Rwanda rwari rushyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ntacyo azatwara ingabo zarwo. Izi ni ingabo zari ziri ikitona ziri kwisuganya ngo zijye gufata Kinshasa. Angola yemereye ingabo z'u Rwanda kunyura ku kibuga cy'indege cya Njiri, nyuma barabahindukirana n'indege z'intambara batangira kubarasa rwose umuriro uraka. Iyi myitwarire rero ya Angola nta kindi rero abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayibonamo atari ubugambanyi bwa kabiri. Ariko ibintu biragoye cyane yuko kuri iyi nshuro bashobora kuzongera kubyihanganira n'iri na rimwe. Hejuru y'uko kutizerana hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, hiyongeraho yuko FDLR ariyo izabyungukiramo ikarushaho kwiyuburura ndetse no kongera kugenda yisuganya. Ni ibintu bigoye yuko u Rwanda ruzabyemera rukarebera rwose ntirugire ikintu na gito rukora kuri ibi ngibi. Nawe urashaka kumva icyo bisobanuye? Hashize iminsi abanyapolitike bo muri Kongo bigamba yuko nibarangizanya na M23 u Rwanda ari rwo ruzakurikiraho, ariko rwose ibi ngibi birasa ukwikirigita no guseka ndetse bivanze no guhubuka. Ariko u Rwanda rurabizi neza yuko FDLR ariyo yaba iri mu nyungu cyane mu gihe ibi byaba bibaye. Tshisekedi kandi yabashije guhondanya imitwe East African Community ndetse na SADC ku buryo kugira ngo birinde ingaruka zabyo bizasaba yuko nabo bicara bakaganira. Nubwo babasha kubiganiraho bizagorana kuko iyi miryango yombi yongera kwizerana ku buryo yakorana mu bihe biri imbere. Rwose bizasaba izindi mbaraga tutari gutekereza kano kanya. Ikindi kibazo rero cyo kwibaza, ninde uzishyura ibizakoreshwa n'ingabo za SADC? East African Community yari imaze iminsi isaba inkunga umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Leta ya Kinshasa nta n'urupfumuye, ahubwo nayo ifite yamarira ku bacancuro b'Abarusiya bavuye muri Wagner kugira ngo barebe yuko bayifasha uru rugamba ndetse no gukomeza kugenda izenguruka amahanga yigurira intwaro zitandukanye. Imiryango yemeye gufasha East African Community nuko inemeranya n'ibikubiye mu nshingano uwo muryango urimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha umuntu yakwibaza ngo bazemera gutanga andi mafaranga azafasha mu gukomeza ibikorwa bya M23 aho gukemura ibihari bahashya n'indi mitwe nka Kodeko, Nyatura, Mai Mai, FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye. Tshisekedi arifuza yuko SADC iba yahageze mu kwezi kumwe, ariko bisa nkaho icyo gihe kidahagije ukurikije uburemere bw'ikibazo bagiye gukemura cyangwa se intambara baba bagiye kwishoramo. Angola na Afurika y'Epfo bo bafite ibindi bibereyemo rwose, ahubwo bagakoresha Namibia nk'agakingirizo. Icyakora ibi ngibi ntabwo irabimenya. Umugaba mukuru w'ingabo za SADC azajya ahabwa amabwiriza n'ibihugu byombi, nubwo yitwa yuko ari uw'ikindi gihugu. Amapeti yose afite uko yaba angana ntacyo azaba avuze mu gihe atubahirije ibyo asabwa na Angola ndetse na Afurika y'Epfo. Niba koko nk'uko bihwihwiswa SADC izoherezwa muri Kivu diviziyo z'ingabo zisaga ibihumbi 10, nta kabuza yuko bazarusha imibare ingabo za M23, ariko ntabwo ibi ngibi byose biri gusobanura yuko bazaba bazirushije amayeri. Ikibatandukanyije nuko M23 yiteguye gupfira icyo irwanira. N'umuntu wese utazi iby'urugamba arabizi neza cyane yuko ikintu cya mbere M23 yakora ari uguhita ica kiragoma ubundi igakubita amazi n'umuriro ingabo za SADC, kubera yuko aha niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwa mu kubagezaho ibyo bakeneye byose. SADC kandi ikwiriye kumenya yuko u Rwanda na Uganda bigoye ngo byemere kuba byaba inzira mu gihe izindi zose zaba zananiranye. Bivuze yuko inzira bano barwanyi baba basigaranye ari inzira ya Kinshasa yonyine. Icyakoze uru rugamba kuko rushobora kuba rwaba rugiye gukomera. Ikibuga cy'indege cya Bukavu ni gito cyane ku buryo kitagwaho indege nini za gisirikare, nubwo nayo ari indi nzira ishobora. Ikindi nuko M23 yahindura amayeri igatangira kurwanira mu mashyamba mu dutsinda duto duto
icyo twita guerrilla war, ni ibintu bizayorohera cyane rwose ku buryo urugamba ruzahita ruba injyana muntu. Nibiramuka rero bigenze gutyo, SADC izasigara icungira ku bufasha bw'imitwe nka FDLR ndetse na Nyatura Mai Mai kuko niyo imenyereye utwo duce. Ibi rero nabyo bizaba ari undi mutego kuri SADC izasanga yatangiye gukorana n'imitwe ifite amazina yanduye cyane biteshe ikuzo izo ngabo nk'uko byagendekeye Tshisekedi nubwo yamaze kwibira nka Rutagayisaso cyangwa se nk'inkundamugayo. M23 nibyo rwose izapfusha abasirikare nikoresha ubu buryo, ariko ntabwo bizaba bibi cyane nko kurwana intambara yeruye. Bamaze igihe babyitegura bahisha intwaro ahantu hatandukanye, bagenzura ku buryo abo bazaba bahanganye nabo bazahagwa cyane. Ubwo ni muri twa dutero shuma twavuze haruguru. Uburyo ngo uzagura ingabo cyane za SADC zizasanga ziri kurwanira ahantu zitamenyereye. Ubasha bwonyine bwa SADC no gukorana na MONUSCO. Loni rero niyongera ikemera gukoreshwa muri iyi ntambara, izaba irushijeho kwambika icyasha izina ryayo mu karere. Iki ni ikintu kandi imaze iminsi yirinda cyangwa se imaze iminsi irwanyiriza kure, idashaka kongera kugaragara muri ubu buryo. Ngibi rero bimwe mu ncamake muri kugenda bivuga yuko izi ngabo za SADC mu gihe zaba zikandagije ibirenge byazo ahangaha rushobora kunyatana cyane cyangwa se ibintu bikazakomera bikaba bibi cyane. None se u Rwanda ruritegura gute ibi ngibi? Ese u Rwanda rwo rwaba rucecetse ku bijyanye no kuba abasirikari ba SADC bavuye ndetse no mu bihugu bimaze iminsi bitarebana neza n'igihugu cy'u Rwanda ndetse binacumbikiye bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda? Icyakora ku ruhande rw'u Rwanda birasa nkaho ari ibanga, ariko kubazi u Rwanda neza byanga byakunda baravuga yuko rwo rwanamaze kwitegura, ndetse n'ibi twavugaga haruguru ubu rwose niyo byaba mu kanya nk'ako guhumbya wasanga nta kintu gisa nkaho cyatungura igihugu cy'u Rwanda. Dukwebwe twitwa Kigali Line, turakomeza gucunga hafi kugeza ubwo abarwanyi ba SADC bazaba bakanagije ibirenge byabo hano ku butaka bwa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Icyakora ugifungura video zacu udukorere subscribe, turabakunda.